Tugiye kurebera hamwe impamvu ukwiriye kurya urubuto rwa avoka kenshi gashoboka. Avoka ni urubuto rukunzwe cyane hirya no hino ku isi. Igiti cya avoka cyatangiriye muri Mexique kigenda gikwirakwira ku isi yose. Bamwe bakoresha avoka mu kuyirya, abandi bakayikoresha bashaka ubwiza, abandi bakayikoresha mu nganda bakoramo amavuta. Nubwo bimeze gutya ariko hari abantu badakozwa ibyo kurya avoka bibwira ko avoka ari ibiryo by'abana cyangwa abadamu kubera ko batazi ibyiza n'akamaro kayo. Bana natwe rero niba ushaka kumenya ibyiza bya avoka nuko ikoreshwa. Halo, ndabashuhuje abantu mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rubuto rwa avoka. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ubanze ukore subscribe kugira ngo ubutani tujya dukora amavideo ujye uhita ubona notification. Tugiye kurebera hamwe akamaro ka avoka ku buzima bwacu. Avoka ikungahaye ku myunyungugu yitwa potassium ikenerwa cyane mu mubiri wacu kuko ituma umutima ukora neza, bityo bikaturinda indwara zifata umutima, bigatuma utera neza n'amaraso agatembera neza. Ikintu cya kabiri, avoka ifasha amaso gukora neza. Ikungahaye ku binyabutabire bita luteine na zeaxanthine. Ibi rero bifasha amaso yacu kutangizwa n'imirasire n'urumuri. Kurya avoka bituma utagira ibibazo by'amaso ndetse ntiwahuma imburagihe. Icya gatatu, avoka ifasha mu gutakaza ibiro. Kubera amavuta arimo, abantu benshi bajya bayibeshyaho bakibwira ko amavuta ari muri avoka ashobora kukubyibushya, ariko ntago ariko bimeze, kuko ahubwo ibyo binure biri muri avoka byitwa monosaturated fats. Ubushakashatsi bwerekanye ko ibi binure ari byo byiza kuko bifasha umubiri wacu gutakaza ibindi binure bibi biri mu mubiri, bityo bikadufasha kunanuka. Byibura jya ugerageza urya igisate cya avoka buri munsi. Nubwo utayikoresha buri munsi, byibura 3 mu cyumweru ntukabure avoka iwawe. Ahantu hose ubonye avoka jya uyigura. Abantu benshi barayisuzugura bakumva ko ari ibiryo by'abana cyangwa by'abadamu cyangwa se biciriritse, ariko ifite intungamubiri nyinshi. Icya kane, avoka ituma umubiri uhorana imbaraga. Ikungahaye cyane ku ntungamubiri zo mu bwoko bwa B, vitamine B1 na vitamine B na B1 na vitamine D na vitamine B3 ariyo niacin. Izi rero zifasha umubiri guhindura ibyo twariyemo imbaraga z'umubiri. Urumva kuyirya bituma umubiri udacika intege. Niacin ibonekamo ifasha kutabyimbirwa, bikarinda imitsi y'amaraso bita imijyana cyangwa se mu gifaransa bayita artère, kuko iringaniza igipimo cy'ibinure bibi mu mitsi. Mujye murya avoka, mujye muyitabira, ni nziza cyane, igabanya ibinure mu mitsi, igatuma amaraso atembera neza. Icya gatanu, avoka ituma ugubwa neza mu mutwe. Muri avoka habonekamo icyitwa folate. Iki rero ni ingenzi mu mikorere myiza y'ubwonko, kuko nk'iyo ubura iyo ntungamubiri ushobora kurwara indwara yo kwiheba. Avoka iyo uyiriye ikurinda indwara yo kwiheba. Iyo ubuze iyi folate mu mubiri wawe urwara indwara yo kwiheba. Urumva bifasha abagore rero batwite kubyara abana bameze neza. Niba uri umudamu utwite cyangwa uteganya gutwita, uzajye urya avoka kenshi gashoboka. Icya gatandatu, avoka ifasha prostate ku bagabo. Abagabo ibafasha kugira prostate yabo kutabyimbirwa. Urumva rero byaba byiza kuyikoresha kenshi kugira ngo irinde ubuzima bwa prostate, ko abagabo kenshi iyo bageze mu zabukuru bakunze kwibasirwa n'iyi ndwara. Byaba byiza rero ugiye ukoresha avoka kenshi gashoboka kugira ngo ikurinde. Icya karindwi, avoka ni nziza ku ruhu rwacu. Murabizi ko abantu benshi bakunze gukora masike za avoka bakazisiga ku ruhu, banomba avoka bagasiga ku ruhu bavangiyemo n'ibindi bintu bitandukanye. Ni nziza rero ku ruhu rwacu, waba uyiriye cyangwa se uyisize
nta kibazo, irinda uruhu kuzana iminkanyari, ndetse n'iyo usanzwe ufite iminkanyari ituma igabanyuka. Mujye mwitabira kurya avoka, abagabo abagore bose barayemerewe ndetse n'abana. Hanyuma rero ituma imisatsi ikura neza. Icya munani, ituma imisatsi ikura neza. Mujye mufata avoka muyinombe, muyikoremo masike yo gusiga mu musatsi. Utanabikoze gutya, hari inganda zikoresha avoka zikayikoramo amavuta. Ushobora kugura amavuta ya avoka ukajya usiga mu mutwe, bigatuma imisatsi ikura neza. Murabizi ko abantu benshi bakunze kwisiga amavuta ya avoka, harimo n'ayo bakora mu nganda. Hari ayo bakora yo kwisiga, hari ayo bakora gusiga mu misatsi, ndetse hari n'ayo bakora yo guteka. Biba byiza ugiye ukareba aho bagurisha ibintu abagiye ahari, ariko utiriwe wigora ushobora kuyirya, kuko avoka ni ikintu gihendutse. Nimba uri nko muri Afurika, avoka ziraboneka cyane cyane hano mu Rwanda, i Burundi, muri ibihugu byacu ntabwo avoka zigoye, keretse nk'abantu baba hanze usanga avoka zihenze cyane, ariko mu Rwanda ntabwo zihenze, wajya uyikoresha. Tugiye kureba rero uburyo ushobora gukoresha avoka mu buryo bwiza. Ushobora kuyirya mu biryo bisanzwe, yaba imvange z'ibiryo, ibirayi, ibitoki. Ushobora kuyirisha ibijumba, ushobora kuyirisha imyumbati, ushobora kuyirisha ibishyimbo, ikintu cyose ushaka. Ushobora no kuyishyira kuri salade, kuyishyira kuri salade, igatuma uyirya ukumva urahaze, bikagenda neza. Ujye muyishyiramo. Hanyuma ushobora no kuyishyira muri smoothie. Ushobora gufata amata ugashyiramo avoka, ugashyiramo n'umuneke, ugasya, ubundi ukayinywa. Iyo smoothie yawe ugashyira muri blender bikanoga, ukayinywa. Ushobora no kuyiha n'abana, biroroshye. Ushobora kuyinywa ukirirwa uhaze, ukumva ntabwo ukeneye no kurya. Ushobora no kuyisiga ku ruhu rero nk'uko twabivuze. Ushobora gukora masike yayo ukisiga. Ushobora kuyinomba ukayishyushya ku muriro, ugakamura, haba harimo amavuta ubundi ugasiga mu misatsi. Ushaka ko imisatsi yawe ikora neza. Ushobora no kwigurira kandi rero amavuta ya avoka, aba ari mu bicupa atandukanye, barayacuruza mu ahantu bacuruza amavuta yo kwisiga. Ushobora kugenda ukavuga ati mumpe amavuta ya avoka. Urumva rero ni ubwo buryo ushobora gukoreshamo avoka, kandi ntago bigoye. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza. Tuzabonane mu zindi video z'ubutaha. Nizere ko utari bugende udakoze subscribe. Mwibuke gukora like, mwibuke gukora comment, mwibuke gusharinga video, muyohereze abantu b'inshuti zanyu. Hanyuma tuzabonana ubutaha mu zindi video nziza ndi kubategurira. Muri comment mwibuke kumbwira video mwifuza ko nabakorera. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.